byo turi buze kugenda tugarukaho muri iki kiganiro cyacu, ariko muri Nyagatare abaturiye umupaka w'u Rwanda ndetse na Uganda baravuga ko bafashe ingamba zo kwirinda icyorezo cya Ebola. Muri aka karere ka Nyagatare rero kimwe n'ahandi bakoresha imipaka ihuza u Rwanda na Uganda baravuga ko biteguye gukurikiza ingamba zose zashyizweho zigamije kwirinda no gukumira icyorezo cya Ebola yeretse kugaragara mu gihugu cya Uganda, kikaba cyaranahitanye umuturage umwe w'icyo gihe ubwo bakoraga inkuru, ariko bagaragaje muri aka karere ka Nyagatare nakubwira ko habarizwa imipaka itatu yemewe ihana imbibi n'igihugu cya Uganda, ariyo Kagitumba mu murenge wa Matimba, ari nayo kandi umupaka munini wakira abantu benshi cyane. Hakaba n'imipaka ya Rwemasha mu murenge wa Rwemasha na Buziba mu murenge wa Tabagwe. Navuga rero ko muri rusange ni kimwe no mu byo nabonaga kuri Twitter y'akarere ka Nyagatare bashyiraho uburyo ki navuga ko ari umwitozo ngiro, bagaragaza uburyo ki bavuga bati ese haramutse hagaragaye umuntu apimwe bizamini cyangwa se hasuzumwe akabonamo ko afite iki cyorezo cya Ebola cyangwa se afite ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba ari Ebola byagenda bite. Hanyuma nibwo hakoraga mwitozo ngiro kuva kuri ku mupaka hari Kagitumba baraza kugera no ku bitaro by'akarere bya Nyagatare. Ubona ko ari igikorwa cyiza, navuga ko bavuga bati twebwe icyo dukora no kugira ngo turebe ese haramutse hagize ugaragaza ibimenyetso by'iki cyorezo cya Ebola byagenda bite, bakora mwitozo muri rusange. Hanyuma rero bagaragaza ko nubwo hari ahataramenyekana amakuru y'uko icyorezo cyagaragaye mu gihugu cy'igituranye, ngo biteguye kubahiriza ingamba zose z'ubwirinzi. Nakubwira ko iki cyorezo cya Ebola kigira ibimenyetso bitandukanye, harimo kuva amaraso ahari umwenge hose ku mubiri w'umuntu, kikaba kandi cyandura mu gihe umuntu yakoze ku matembabuzi mu mubiri w'umurwayi. Gusa kigira n'ibindi bimenyetso harimo kubabara umutwe cyane, kuruka hakazamo n'amaraso no kubabara imikaya. Nakubwira ko icyorezo cya Ebola cyaherukaga kugaragara muri Uganda mu mpera z'umwaka 2022, aho cyatwaye ubuzima bw'abantu 55 mu bagera mu 143 bari bacyanduye muri rusange. Hanyuma rero ikaba ari imwe mu nkuru navuga ko zagiye zivugwa muri iyi minsi, muri iki cyumweru turimo kugenda tugana ku musozo. Hanyuma ni urubuga rwa nationalgeographic.com aho bagaragaza bati ni inkuru bafite bavuga ati climate change is amazing if you are alert. Ati climate change cyangwa se indagurika ry'ibihe navuga ko ari byiza, biratangaje mu gihe waba uri iki, waba uri imbeba. Ni umutwe w'inkuru niko bavuga. Hanyuma hano bagaragaza ko mu by'ukuri mu byo abahanga bakoze mu bushakashatsi bagiye bagaragaza mu mijyi itandukanye bagiye bakorera mu bushakashatsi, bavuze ko uko imijyi ikomeza kugenda itera imbere hirya no hino ku isi, ubwo ndavuga imijyi itandukanye, ubwo dushaka tuvuge Kigali, dushaka tuvuge mu Buhinde, dushaka tuvuge mu Bushinwa, dushaka tuvuge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dushaka tuvuga hariho hose, cyangwa se tugaruke na hano mu mujyi wa Nyagatare, kuko ushobora no gusanga uko uyu mujyi wari umeze mu mwaka wa 2000 atari ko ubu ngubu urimo bitewe n'iki nicyo bita urban migration, kwa kundi abantu bava mu byaro bajya mu mijyi, ugasanga mu by'ukuri ibyo byose nibyo bituma habaho nyine gushyuha bitewe icyambere, ubwo ndavuga imodoka nyinshi cyane ushobora kuba zajyamo. Icya kabiri urujya n'uruza rw'abantu birumvikana. Ikindi cya gatatu congestion, kwa kundi nyine inzu ziba zituye cyangwa se ziba zarubatswe kurikirane, nta mwanya nta space irimo wenda y'umwuka kugira ngo ahantu nyine habe kujya. Niyo mpamvu usanga nyine muri rusange hariho uburyo ki Leta y'u Rwanda navuze, ariko kandi si na Leta y'u Rwanda gusa, n'ibihugu bitandukanye byashyize imbaraga mu cyitwa ni Green City.
aho usanga mu by'ukuri nubwo bagenda bubaka ariko hari nk'igishushanyo mbonera bavuga bati aha hantu hazaba icyanya wenda tuvuga urugero hazashyirwa ibidukikije, hazashyirwa ubusitani, hazashyirwa ABCD kugira ngo bagende barebera hamwe uburyo ki imijyi yajyana uko ubwiyongere bw'abaturage biyongera mu mujyi ariko bunajyana ndetse na environment cyangwa se n'ibidukikije muri aho hantu kugira ngo kimwe kidasiga ikindi, kuko kimwe iyo gisize ikindi usanga mu by'ukuri hari ikibazo gishobora kuba cyabaho. Ariko kandi bagaragaza ko hano muri nationalgeographic.com bagaragaza ko uko imijyi ikomeza kugenda izamuka ari nako n'ubushyuhe bukomeza kugenda kuzamuka, nyine ndavuga mu miturire, ari nako n'ubushyuhe bukomeza kugenda buzamuka. Hano bafashe urugero baravuga bati muri stade bakoze cyangwa se mu bushakashatsi bakoze babonye ko mu by'ukuri uko umujyi ukomeza kugenda uzamuka ari nako ubushyuhe bukomeza kugenda buzamuka, ariko kandi bakagaragaza yuko ngo ibi byose bikajyana n'ihindagurika ry'ibihe navugaga mu kanya bikomeza kuba byakwiyongera, aho bagaragaza ko nyine ku nkondo z'isi ahantu bita ngo ni South Pole cyangwa se North Pole, ku nkondo z'isi ahantu basangaga urubura rwinshi cyane muri iyi minsi birimo kugenda bigaragaza ko hagenda hakonje, ugasanga hariho ahantu ubuzima bwaho hose bwabaga ari urubura ariko ugasanga muri iyi minsi harimo kugenda hagira gute hashyuha rwa rubura rumeritinga cyangwa se navuga ko nukuyonga, navuga ko nzi uburyo nabikuvugamo ariko kandi urabyumva wakunda urubura rugenda runyenyera gutya ruyonga cyangwa se rugenda ruba amazi. Rero bagaragaza ko mu by'ukuri ngo ari amakuru mabi. Ibi ngibi ko bikajyana n'uburyo ki ngo uko ubushyuhe bwiyongera mu mijyi nako n'imbeba, ubuzima bw'imbeba bigenda byiyongera. Bakavuga ati tuvuga urugero hano bagiye bakora ubushakashatsi bagaragaza ko nibura buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbeba zirya hano bavuga bati rats already cost the United States approximately $27 billion each year in damage to infrastructure, crops and contaminated food supply. Bagaragaza ko nibura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushakashatsi bagiye bakora bagaragaje ko nibura imbeba zangiza ibintu birimo ibikorwa remezo, birimo ibihingwa ndetse n'ibindi bifite aho bihuriye n'ibyo kurya, cyane cyane ndabishaka kuba byagira gutya bipfunyikamo ibyo kurya cyangwa se birinda byo kurya kugira ngo bitangirika, aho basanga mu by'ukuri ibi byose iby'izi imbeba ziba zarangije bifite agaciro ka miliyari 27. Kamuhati ariko none ugasanga media reports cyangwa se ugasanga mu by'ukuri ibi byose rimwe na rimwe usanga binajyana n'uko n'umujyi nyine ukomeza kugenda uzamuka. Ati rimwe na rimwe ushobora kuba wasanga imbeba zagize gutya zirwana ugasanga zapfumuye igikuta se bitewe no gucukura cyangwa se n'ubundi buryo bushobora kuba bwakoreshwa. Gusa umuhanga mu bijyanye na ecology cyangwa se n'urusobe rw'ibinyabuzima ecology agaragaza ko yitwa Jonathan Richardson yavuze ko mu by'ukuri ni muri umuhanga akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Richmond, yavuze ati mu by'ukuri ubushakashatsi ni kimwe mu bintu byatworoheye kuko imbeba n'ahantu utazisanga. Aravuga ati Richardson akomeza avuga ko ngo nubwo imbeba zifatwa nka pest control cyangwa se kwakoneshwa kuba ahubwo agaragaza ko mu by'ukuri hano mu mucyo yagaragaje ntabwo yavuze ati wenda ntabwo zafatwa nka pest control, ahubwo agaragaza ko mu byo afite bifite aho bihuriye ndetse no kuba yakumira ibijyanye cyangwa se ibyangiza. Agaragaza ko mu by'ukuri mu bumenyi afite yagiye agaragaza cyangwa se mu byo babonye ari uburyo ki bagiye bagabanya cyangwa se bashobora kuba bagabanya population y'imbeba, ariko kandi akavuga ati ni kimwe mu bintu bishobora kuba byagorana kuko usanga mu by'ukuri mu mijyi 16 bagiye bakoreramo ubushakashatsi bagaragaje ko nibura ngo ari ibintu bishobora kuba byagorana bitewe n'uburyo ki usanga uko imijyi yongeramo abantu benshi cyane
ari nako uyu ubwiyongere bw'imbeba nabwo bushobora kuba kwiyongera bitewe n'uko imijyi ikomeza kugenda ishyuha kandi ikaba nk'imwe nka kimwe mu bintu bifasha izi mbeba mu kubaho kwazo. hanyuma mu mijyi 16 bakoreyemo ngo basanze ngo mo 11 muri 16 bakoreyemo ubushakashatsi bagaragaje ko among those bagaragaje ko muri Washington District of Columbia cyangwa se Washington DC bagaragaje ko ari naho hakunda kuba imbeba nyinshi cyane, akurikiraho San Francisco, akurikiraho Toronto, New York ndetse na Amsterdam, aho bagaragaza ko nibura mu myaka iri imbere imijyi ishobora kuba yaba yihariye umubare mwinshi cyane w'imbeba bitewe n'ubushyuha kwayo. kandi yongeraho yuko aravuga ati bitewe n'ihindagurika ry'ibihe bikomeza kugenda byiyongera cyane cyane wenda bikagira ingaruka bitewe n'ubushyuhe cyane muri iyi mijyi. Arongera mu kugana ku musozo aravuga ati mu byo twabonye we learned that rat numbers are also tend to grow with more urbanization and growing human population. Aravuga ati uko umubare cyangwa se uko abantu biyongera mu mujyi nako umubare w'imbeba ushobora kuba wakwiyongera. Gusa ariko kandi agaragaza ko kimwe mu bintu bifasha nyine uyu mubare w'umuryango w'imbeba kwiyongera ari n'ubushyuhe nuko nabivugaga mu kanya. hanyuma nabikubwiye ko uretse leta zunze ubumwe za Amerika zikuye mu muryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima, niba nabigaragaje nyuma y'uko Donald Trump amaze kurahira avuga ati mu by'ukuri hari bikwiye kuba byahinduka. Murabizi ko hari inkuru zasohotse mu cyumweru gishize bwo mu leta zunze ubumwe za Amerika binyuze mu muyobozi mu perezida wazo ariwe Donald Trump yavuze ko mu by'ukuri agomba kuba bakwikura mu muryango w'abibumbye wita ku buzima bitewe n'uburyo ki abona ko hari ibitakwiye, ko hari bitaragenze neza muri uyu muryango, kandi akabona yuko n'amafaranga batanga muri uyu muryango bagenda usa nk'upfubusa nk'aho yagiye apfubusa muri rusange. Rero ku rundi ruhande hari n'ikindi gihugu nacyo cyateye ikirenge muri uyu mwanzuro wa leta z'ubumwe za Amerika aricyo Argentine, kuko nayo yamaze gufata umwanzuro wo kwikura muri uyu muryango w'abibumbye wita ku buzima cyangwa se OMS. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Argentine Manuel Adelini yatangaje ko iki gihugu cyavuye mu ishami y'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ashinja iri shami kuba ritarashoboye guhangana n'ingamba za COVID-19. Ku ya 5 Gashyantare ku munsi w'ejo ibiro bya perezida wa Argentine Javier Milei abinyuje kuri X yavuze ko OMS yashyizweho kugira ngo ishakire ibisubizo ibibazo by'ubuzima buyogarije isi, ariko ngo COVID-19 umuryango binaniye muri rusange. Byakomeje bivuga ko ingamba zashyizweho harimo no kuguma mu rugo ibintu byateje igihombo gikomeye mu mateka y'ubukungu bwa Argentina, ndetse kandi bikanagira n'ingaruka hirya no hino ku isi, birimo no gutakaza abantu bagera ku 130 kubera icyo cyorezo. Ndavuga hariya muri leta hariya muri Argentine mu mbabarira. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Argentine Adelini yabwiye itangazamakuru ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Argentine yitwa Gerardo Wester yahawe amabwiriza yo gukura iki gihugu muri OMS. Yakomeje avuga ko OMS nta nkunga yabateraga, bityo kwivamo ntacyo bizayihungabanyamo, cyane cyane bijyanye na serivisi z'ubuzima zisanzwe muri iki gihugu. Ati twebwe nk'abanyargentina ntabwo tuzemerera umuryango mpuzamahanga kwivanga mu miyoborere yacu, byongereho no mu buzima bwacu. Ikinyamakuru RPA cyo muri Argentina cyavuze ko uyu mwanzuro wo gukura iki gihugu muri OMS
OMS ujyanye n'icyifuzo cya Perezida Milei warwanyije ingamba zo kuguma mu rugo mu gihe cya COVID-19 kuko we yavugaga ko izo ngamba ziri kubangamira uburenganzira bwa muntu bwo kugira ubwigenge. Uyu mwanzuro kandi navugaga yuko usa neza na leta zunze za Amerika binyuze mu mukuru w'igihugu cyazo ari we Donald Trump, nawe uherutse gukura Amerika muri OMS ayishinja kutabasha guhangana n'ingamba za COVID-19. Ibi kandi bihura n'umubano aba bayobozi bombi bafitanye kuko Milei yari mu bayobozi basuye bwa mbere Donald Trump akimara gutsinda amatora mu mwaka 2024. Urabona ko muri rusange iyo ukomeje kugenda wifashisha bimwe mu bitabo bitandukanye, mu websites atandukanye, usanga mu by'ukuri n'ubu ngubu nk'ubu iyo ubonye baje ibitabo byinshi cyane, tuvuga urugero nabyo ndimo kugenda mbona kuri websites zitandukanye bavuga bati impamvu usanga ibihugu byinshi bitangiye kuba byaseta ibirenge mu kuguma muri uyu muryango, ndetse kandi no kuba byafasha mu ngamba zitandukanye, hari n'amafaranga cyane wenda ashobora kuba wenda tuvuga urugero leta zunze za Amerika zatangaga amafaranga menshi cyane muri uyu muryango, ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku buzima, ariko kandi bagasanga mu by'ukuri aya mafaranga ntabwo akoreshwa mu buryo ki buhwanye n'ibyo leta zunze za Amerika zabaga zifuza kugira ngo ubuzima bw'abaturage hirya no hino ku isi butere imbere. Urugero nk'uko iki gihugu cya Argentina cyabigenje, n'ubundi hano usanga bavuga bati mu mwaka wa 2020 muri rusange uyu muryango w'abibumbye, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryagiye rigaragaza ko nyuma y'uko icyorezo cya COVID-19 kigaragaye muri Wuhan mu Bushinwa, habayeho failure, habayeho kutajya mu ngamba uko bikwiriye kugira ngo nibura icyo cyorezo kigume aho ngaho mu Bushinwa, ahubwo gikwira isi yose. Nyamara nk'abashinzwe ubuzima cyangwa se nk'abafite ubuzima mu nshingano bari bakwiye gukumira kugira ngo icyorezo kidakwira hirya no hino ku isi. Bakavuga bati rero ibi ngibi ni zimwe mu mpamvu usanga bimwe mu bihugu bigenda byikura muri muryango, muri ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ryita ku buzima OMS, ryita ku buzima